Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Umukunzi mwiza wa Women God Ministry, naho ubonye ikiganiro cyanjye aribwo bwa mbere, Imana iguha umugisha kubwo gufungura iyi video, kandi nawe dusanganywe ni ukuri Imana iguha umugisha kubwo gukomeza kubana nanjye mu ijambo ry'Imana ndetse no mu masengesho dukora iyo tumaze kurisoma. Uyu munsi rero tugiye gusoma Zaburi y'Ijana na 19, turaza guhera ku murongo wa 17. Ni Zaburi ya Gimeru. Iratubwiye ngo ugirire neza umugaragu wawe kugira ngo mbeho nitondera ijambo ryawe. Hwijisha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Ndi umusuhuke mu isi ntumisha ibyo wategetse, umutima wanjye ushenguye no kwifuza. Ujya wifuza amateka yawe ibihe byose. Ohana abibone ari bo bivume byiyubagiza ibyo wategetse. Unkureho umugayo n'igisuzuguriro, kuko njya nitondera ibyo wahamije. N'abakomeye bicaraga bamvuga nabi, ariko umugaragu wawe nkibwira amategeko wandikishije, kandi nishimira ibyo wahamije, ibyo bingira inama. Haleluya, amen. Imana ishimwe kubwira ijambo, Imana ishimwe cyane kubw'iyi Zaburi. Ni Zaburi iri kutubwira amagambo meza, ni Zaburi iri kutubwira ngo Imana igirire neza abagaragu bayo, Imana igirire neza abana bayo bakiri hano mu isi, Imana igirire neza abantu bayo bayitegereje kandi bayambaza ku manywa na nijoro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ugire neza umugaragu wawe kugira ngo mbeho nitondere ijambo ryawe. Imana itugirire neza kugira ngo ineza y'Imana ikomeze kudutera umwete n'imbaraga zo kwitondera ijambo ry'Imana. Hari irindi jambo ryambwiye riri mu migani ngo Uwiteka Nyiringabo Imana, nkusabye ibintu bibiri ntubinyime nkiriho, ngo ntumpe ubutunzi bw'ikirenga kugira ngo butantera kurengwa nkaguhakana nkavuga ntuwiteka ni iki, kandi ngo ntumpe ubukene cyane kugira ngo ntakena bikantera kwiba maze nkasuzuguza izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Rero twisunziye iri jambo rivuze ngo ugire neza umugaragu wawe kugira ngo mbeho nitondera ijambo ryawe, ni ukuri Imana iduha ineza yayo, ineza y'Imana ituma turushaho kwibuka ko ari Imana iri mu buzima bwacu, ari Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu. Imana ikugirire neza wowe ukeneye ineza y'Imana, Imana igutabara wowe ukeneye ubutabazi bw'Imana, Imana yumve kandi isubize amasengesho yawe, wowe uri ku gisasiro, wowe urwaye wari urembye, Imana yumve gusenga kwawe iguhe ubuzima, kugira ngo mu minsi yo kubaho kwawe witondere ijambo ry'Imana uvuga uti niyo yankijije ya ndwara ikomeye nakijijwe n'Imana. Kandi wowe uri kurwana urugamba rw'ubuzima, wowe ufite byinshi bikugoye, wowe uri kwicwa n'inzara, Imana ikugire neza iguhe ibyo kurya biguhagije, Imana ikugire neza iguhe ibyo kunywa bikumaze inyota, kugira ngo nujya usubiza amaso inyuma ujye uvuga ngo ni Imana yabikoze. Ubwo yabinkoreye rero reka nitondere ijambo ryayo, reka nkore ibyo gukiranuka kugira ngo nshimishe umwami wangiriye neza. Kandi iri jambo ryatubwiye ngo Imana ihwejeshe amaso yacu, ni ukuri Imana muri iki gitondo ihwejeshe amaso yacu kugira ngo tubashe kureba ibitangaza byayo byo mu mategeko yayo, kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero rikatubwira ngo ku murongo wa 22 ngo nkureho umugayo n'igisuzuguriro muri aya masaha, muri iki gitondo Imana igukureho umugayo wose wagawe na Satani, Imana igukureho umugayo wose n'igisuzuguriro wagize ubitewe na Satani ndetse n'abadayimoni n'akagambane k'abana b'abantu. Imana igukureho icyo gisuzuguriro, igiriye kujya witondera iby'Imana yahamije. Wowe muntu w'Imana ujye ugerageza kwitondera iby'Imana yahamije, Imana ize mu byawe, Imana ize igucire urubanza rw'ukuri, Imana ihagarare mu byawe, yumve ibyo wayisabye, Imana igusubize. Haleluya. Ngo n'abakomeye bajyaga bicara bamvuga nabi, ariko umugaragu wawe nkibwira amategeko. Haleluya. Yibwiraga amategeko y'Imana atitaye ku bari kumuvuga nabi, yibwiraga amategeko y'Imana atitaye ku bari kumurwanya. Rero nawe muntu w'Imana ufite intambara, ufite ibigeragezo, ku manywa na nijoro wibwira amategeko y'Imana, akubere nk'inshuti, akubere nk'umujyanama. Ni nako uyu mwanditsi yavuze ngo kandi ibyo wahamije nibyo bingira inama.
umujyanama mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka ijambo ry'Imana ritubere umujyanama, reka ijambo ry'Imana ritubere indorerwamo twireberamo uko turi bwitware, uko turi buvuge. Ese mu gihe tukiri muri icyo kigeragezo cy'abakomeye bakiri kutuvuga nabi, cyangwa se abakomeye batatwifuriza yuko twabaho, wowe ukwiriye kubaho gute? Baho mu mutima wawe ubanye n'Imana, baho mu mutima wawe ubanye n'icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Iby'uwo muntu cyangwa se abo bantu bakuvugaho cyangwa bakugambiriyeho ntabwo bizakugiraho imbaraga, kuko bizasanga hari ingabo igukingira, ari ryo jambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo rero nari mbazaniye muri iki gitondo. Reka ijambo ry'Imana ritubere umujyanama muri iyi minsi. Reka ijambo ry'Imana ritubere ingabo iturinda ku manywa na nijoro. Iri jambo abe ari ryo dusengeramo, kandi nawe ukunda ijambo ry'Imana ukomeze gusenga usabira abera bose bo mu isi hamwe natwe. Imana hamwe nawe, Imana iduhane umugisha, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye, ndabakunda. Ciao, murakoze kubwo kureba ijambo ryanjye, kandi niba ari ubwa mbere umpe subscribe unshyigikire. Imana iguhe umugisha. Amen.